umugambi wa jenoside ni mugari ariko numva tuzakomeza kugeza ubwo tuzambuka no muri Kongo. Ndumva ndi bwibande kuri jenoside yakorewe abahutu kuva ku itariki ya 1 z'ukwa cumi, nabwo sindi bubitindeho cyane kuko benshi barabivuze, ibitabo byaranditswe, ariko nyiramaso yerekwa bikeya. Hanyuma ngewe iyo ngiye ku mugambi kirimbuzi wa Gacaca yahimbwe n'umugabo w'umuhezanguni witwa Mucyo, wahoze ari umusirikare mu gisirikare cya FPR, ariko akaba ari n'umwe mu bacikacumu bo mu Rwanda abari bahoze batuye mu Rwanda. Ntabwo nubwo nawe bitamuguye neza, ariko akaba n'umunyamategeko afite n'abandi benshi ntekereza ko ari kumwe n'abandi bari kumuhamagarira mu muranyihanganira, ari kumwe n'abandi benshi bafatanije uwo mugambi kirimbuzi. Ariko Gacaca muzi igihe yatangiriye, si muri 2001 haryara, ndumva nimba twibukiranya si muri 2001 ijya kujyaho bari baramaze gufata abahutu de service, ba bandi byitwa ko c'est presque la majorité abahutu bari bazwi aho ngaho, ariko baciye bugufi cyane, basa n'abatanagize ku ishuri, babashinja ibyaha. Urumva nta muhutu n'umwe utarashinjwa icyaha. Jenoside y'Abanyarwanda ikirangira, kubera ubwoba no gukubitwa bakubitwaga, barayobotse rero icyo gihe batangira gukora propagande zo kwigisha abahutu kwirega no gusaba imbabazi mu kintu kibanga Gacaca itarasohoka. Abantu barayobotse, bamwe sinivuga amazina kuko nabateza ibyago barahari, abatarapfa harimo n'abapfuye. Abo ngabo nibo babaye intorezo yo gukubita mu mutwe abandi bahutu. Ngiye kubisubiramo. Ni abahutu bari bacishije bugufi, bari bagakonda aho ngaho, sinabitingegera kuko bari Abanyarwanda, ariko barakoreshejwe gutangira kubigisha ko bazemera icyaha bataranagikoze, kuko byari ngombwa. Umuhutu wo mu Rwanda wese yiswe interahamwe, kabone nubwo ataheze muri gereza, ariko barakubiswe ntabwo irangira. Babigisha buryo ki bari bwemera ibyaha, ariko ko bo nta kibazo, ariko bakabafasha gushinja abandi. Bagendaga biyandikisha mu ibanga rikomeye cyane, bagasaba imbabazi z'ibyaha batakoze, akitwa abagabo b'inyangamugayo. Gacaca itarasohoka, ariko yenda gusohoka muri 2001 za 2000 gutyo. Gacaca yagiye kuza barateguye abahutu tugoryi, uduhutu do service tugomba kuzabafasha gushinja abantu muri Gacaca aho bashakaga cyane, ko amagereza yari yaruzuye. Abamwe barapfuye, nyine navuze byo sinzabisubiramo. Abari barageze mu magereza bagomba kugira abahutu do service bo hasi, bagomba kuza gushinja abantu yakora icyaha ataragikora. Ni uwo umugambi rero sinzi bakoze kuvuga ngo ni punguza abaginga. Aho niho habaye punguza y'ukuri, naho bimwe byo kubica mu gice navuze ntaho bihuriye. Ariya barapfaga ku mugaragaro, abandi bo bapfuye uburyo bw'ikoranabuhanga riteye ubwoba. Aho rero niho Gacaca yatangiye. Gacaca kugira ngo itangire rero yagomba kugira abo bita abacamanza. Abacamanza bari abantu baho ngaho, bari batuye aho ngaho, uko byagombaga kuba. Ariko by'ukuri Gacaca yari kubiwe ahanini cyane, bari bafite n'ijambo, bari Abagande n'Abarundi bavuye ayo mu mahanga. Umuturage wari urimo bamusesekagamo kuko yabaga azi neza amakuru y'aho ngaho, banayoba wenda nawe, kandi ukabona ntanafite impuhwe tumwe n'abaruje kutavuga. Hanyuma hakazamo n'abacikacumu. Nguko uko Gacaca, abacamanza ba Gacaca bari barateguwe. Nta mu perezida wa Gacaca la majorité wabaga ari umukavukire, ntabwo byashobokaga. Nimba hari naho byabaye, ubwo yabaga ari ubundi muntu ufite ukorana na FPR. Nibyo nabo. Gacaca rero ziratangiye, zatangiraga se kubahe, zatangiraga ku bacikacumu, ku bisenzegeri biri muri gereza, byaboze impyiko, barakubiswe, abenshi bari bararwaye impyiko. N'ikimenyimenyi uburyo bafunguraga, uzarebe mu bantu bafunguye bake bashoboka bagira amahirwe yo gusohoka, ni bake bariho. Abari mu kiganiro bamfasha, impyiko
akaza bagapfa, akarwara igihe gitoya agapfa. Babaga baje ari ibisenzege. Harimo n'ibindi ntari bwirwe mvuga ko jye sinabihagazeho, jye ndi kuvuga ibyanjye. Yabaga avuye muri gereza n'ubundi ari umupfu. Ibyo babahaga ngo numvaga babahogoze, jye sinabibonye, ariko abandi barabivuze. Ubwo n'ubwo ni kugenda nkomplete ibyo abandi bavuze, jye ibyo niboneye ibyo ntavuze, ntabwo ndi bihagarare. Icya mbere, abo bacamanza ndagira ngo nsasire ninjira ubwicanyi ukuntu bishwe. Abo bacamanza nibo bari baje bagafata ubuzima bw'abantu, ingegera zimwe zimwe zitanaciye ku ishuri, abasinzi, wa wundi ufite ubwoba buke bwo guhagarara imbere ya Emery akamucira urubanza nta soni afite, utazi agaciro k'umuntu, utigeze anasoma no kwandika. Habaga harimo umwanditsi rufite yuko ari eloquent, agaca urubanza rw'umuvuto. Ababatangaga babaga ari babandi bihannye mbere mw'ibanga rikomeye. Ibi bintu ntabwo nta numwe arubizi. Gacaca yateguye bitaravuga, abahutu benshi bo hasi bo bagiye batanga amakuru, des informations fausses. Ababuranishaga abantu muri Gacaca ni nabo bajyaga barara bagenda kugambanira abagomba urumva ababashinja barahari, idosiye zirahari. Ni njyewe ndi umucamanza muri Gacaca, ni urugero, ndakeneye gucira urubanza Emery cyangwa se Deo, byanga byakunda ngomba kurara nkorana n'abazaza gushinja. Ni ukuvuga ngo bari abacamanza ari n'abashinja amemuta, ngo uko abahutu bapfuye muri Gacaca. Kabone niba babuze kwiregura gute, uwagushinjaga yaba icyo ahuriyeho no kuburanisha. Murumva uko bihuriyeho, sindi bugende mvuga ngo ibice ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Nuko bafunzwe, nuko batagize ijambo, nuko bapfuye urupfu rubi. Ariko hagati aho ngaho twibuke ko bari kubicira muri gereza, n'imiryango yabo inyuma iri gupfa. Irapfa mu buhe buryo? Ubwicanyi bwa FPR buragatsindwa n'Imana yo mu ijuru. Mbere ubu batanga n'udufaranga bagahaha ngo birimo simbizi. Agiye dutanga amafaranga, ariko inshuti zanjye n'abagore bari inshuti zanjye twagemuraga tugiye dutwaye ibiryo, ariko hawe ibyo bagurira isukari muri gereza 1930 yari kiri hariya. Umugore kuva muri 90 na indongo inkotanyi zifata ubutegetsi zarayoraga umumotari, umukire, umukene, kandi nta gereza nta biryo yagira, n'abantu ntabyo bagiraga. Ntambara yari irangiye, hari ibikapo bitaga nzamugwa inyuma. Umugore akazabaho yitemagura n'utwo yari afite, akagemura guhera ku wa mbere, ku wa kabiri, kugeza ku gatandatu. Hari buhinge umwana bakabyashira, ugasanga niba abagore bahise batakara bakajya gusambana, ugasanga babyaye abandi bana ko kugira ngo bashe kurera basigaranye. Ibyo bafite bakagurisha, bakagutindahaza, umwana agata ishuri, amazu ari inyuma ya wa wundi ufunze bari kuyateza cyamunara. Abagore ugasanga bagize depression, hari abasazi benshi nirwa mvuga kuko bamwe baracyafunze. Nguko umugore ngabo avuye muri gereza, kandi ntazavamo, azagwamo byanga byakunda. Rushenya urugo rw'urushenye mu kugemura, ubujije abantu uburenganzira, urugo rugapfa, rugakena, bagapfa bahagaze. Uwari umugabo uhagaze utunze urugo akabimbwa isumba yawo ndi gusabizanya urugo. Urwo ni urupfu rurenze ko gupfa kaguhamba. Finali umugore akazaho n'ubundi ukaburana uzi kuzagwa muri gereza. Ngubwo ubugomerere nipunguza no gukenesha. Abahutu bo mu Rwanda barakennye ziriya miliyoni bavuga ebyiri, yewe sinjya nanazemera kuko jewe nagerageje gusura abantu habiri mu magereza 3. Ebyiri ntizishoboka, nimba baravuze ebyiri nuko zirenge 5 6. Ukumva ife iratinyutse gutanga proclamation ebyiri nenye n'eshanu n'esheshatu, abo nabahumeka. Ese abapfuye ni bahe? Abaguyemo nabaye? Izi miliyoni ebyiri bavuga nabagifite umwuka, nabo ushobora kumurikira abantu. Nababwiye uburyo kibaguye muri gereza za Gikongoro iyo ngiyo, mutwakasho turi dufifitse mu Gitarama. Nabarababwiye Igikongo nababwiye ukuntu bagenda babahamba. Ariko hagati aho ngo Gacaca n'ubwicanyi bw'indengakamere ntigeze mbona kugeza na n'uyu munsi. Byarabokamye, nta mugore wari ukijya guhinga, nta mwana wajyaga ku ishuri, ntabwo. Icyo gihe rero inkotanyi zikabashoka, zikashoka abagore, zikabatera amada, kandi nta mwana n'umwe wavukiye muri abo bana b'abahutu babazirikiye hariya
ntawe uzi umugore wawe wamuteraga inda. Hano uwo mwana wabana n'indushyi kugeza uyu munsi ntibazi aho bateye amata kandi n'abana b'inkotanyi. Uwo mwana ntabwo akeneye umukotanyi. Abana bari hanze aha barahungabanye, abagore bari hanze barahungabana. Muri make wajya kuvuga ibintu punguza ya FPR, agafuni karashize, imigeri irashira, babona ntibashize, biga gacaca, babica rupfuye. Amavunja araza, sida zirazamuka, ubusambanyi n'ibindi byinshi byibasiye inyoko muntu byabaye muri gacaca. Ubwo nihagira ubasha kugira icyo ambaza, nari mbahaye uko yari imeze, ntabwo twinjiye neza uko baburanaga, ubwo nabyo turabibona, ariko hagati aho ngaho nibagiwe kubabwira akantu k'akasosiyasiyo kavuye. Ni amasosiyasiyo yari ariho, ndavuga umugabo umwe bari muri za komine, harimo abanoteri, harimo abari bakuriye za feri sosiyale, bamwe ikintu babanje gukurutsa abagore b'abatutsikazi, si bose bambabarira, hari abagore b'abatutsikazi baguye ku bagabo babo, n'ubu muri ngufi nibagiwe ko n'indushyi zipfuye zahoze. Abandi bataye abagabo babo banabicishije amagereza, abandi bakanabafungisha bakinjirwa n'inkotanyi. Hanyuma muri ibyo ngibyo rero haje kuza ikintu cy'igishyirahamwe gikomeye cyane mu makomine yose, muri za asosiyasiyo zose, bijya kwigisha abo bagore bamwe b'ibipfapfa b'ibipfayongo by'ibisambo, kubumvisha ko abenshi twaraganiriye nabo, bavuganira n'abantu benshi bakwisanzuraho, bazaga bababwira ko umugabo wabo nimba bararongoye n'umuhutu, kuva atamuretse ngo amukarabe, ni ukuvuga ngo agendana igisebe cy'umufunzo. Ayo ni amagambo yavugaga. Habayeho ubukangurambaga bwo gufata abakobwa barongoye n'abatukazi, bamwe baremeye barabyanga bagwa ku bagabo babo, bamwe barabafunga bagabo barabajyana, abagore banga kwiyandarika, bamwe bake cyane banga gusambana, ariko bahinduka abasozi. Ubu ni abasozi, nubwo adasangwa ariko ni abasozi. Rero icyo nacyo nari nibagiye kukibabwira, akakubwira ati burya mwa bagore mwe bagiraga amashyirahamwe. Ibi bintu byateye muri FPR bagatsindwa n'Uwiteka, bagashaka ba bantu b'abagore, aba barimo bamakuru atabangaba bagiye bavuga ngo yabonye Imana. Niba abagore bari bakuriye abandi bagore ngo bagiye gusigasira abacikacumu b'Abatutsi, ariko mugire bashaka ko abagore bashatse abahutukazi, abahutu kubyarana n'umuhutu byari icyaha gikomeye cyane. Ibi akirirego itumye bamwe bahera mu mahanga bandaga. Mes chers frères, abagore bababaye, abandi bababaye n'ubakibabaye, nanabahamagara kugira ngo baze tugire icyo tubwira abanyarwandakazi. Birababaje. Akakubwira ati niba ati muzi igisebe cy'umufunzo, ayo ni amasosiyasiyo njye ntibabashije kungeraho, ariko bagenzi banjye babagezeho. Ati muzi n'ibindi, muzi igisebe cy'umufunzo. Abo ni abagore bagenzi banjye twaganiraga. Muzi igisebe cy'umufunzo? Bati turakizi. Bamwe banditse bati ntitukizi, ariko babaga babizi, ariko babonaga nabo arabo bapingaga bakumva birabarenze. Ati muzi ko kijya gikira se? Ati ntabwo gikira. Ati rero aho cyafashe igisebe cy'umufunzo ntigikira, rero iyo bibaye ngombwa iyo gifashe akaguru ntikijya gikira, akaguru baragaca. Ati rero bariya bagabo banyu n'ibisebe by'imifunzo, ibipfapfa bimwe bikagenda. Ndagaye abagore bafata igihango cy'abagabo babo. Iyo ngeze aha ngaha nsese umeze, ngashima abandi bemeye kuba intwari bakemera gupfa, n'ubu bagipfuye, nubwo abagabo baguye muri za gereza benshi izi nka 4, n'ubu barahiye kuzashaka, barababaye ko abagabo babo bagiye nta madeni babafitiye y'umutima y'urukundo. Reka mpengarukiye aho ngaho kuko nimba ngeze kure. Urakoze Irimine. Ikibazo ngiye kukubaza ni ikibazo nk'icya mwarimu, ariko wenda gishobora no kuba ikibazo gikomeye, kuko afite iyi justice transitionnelle byabayeho muri Afrique du Sud, byabayeho mu bihugu binyuranye ubundi, ndetse na definition y'agacaca nk'uko nabivuze mbere, kwari ukwicara mu gacaca umuryango ugaterana, hakaza desage bakareba ikibazo bakagicoca ndetse bakunga iyo miryango. Ariko rero batubwiye ko abacamanza benshi bari abantu bamwe batize, abandi bingegera, sinzi, ntabwo nari mpari, ariko akenshi ubona ari abantu nyine batari naho ngaho mu gihugu, abarundi, abaganda bavuye hanze batazi ibyabaye aho ngaho.
ubundi impamvu nyamukuru yagombaga kuba kuko bavuga ko ngo imanza zashoboraga kuzamara imyaka 200 bakurikije abantu bari bafunzwe mu Rwanda, ariko urumva barafashe bafata uruhande rumwe barucira urubanza. Ese wumva gacaca yarageze ku ntego yayo, yunze abanyarwanda, cyangwa ko ari ukubumvisha gusa? ariko ngira ngo ntabwo wumvise ntangira kuko ubutabera ubundi bugira amategeko abugenga. Gacaca ni punguza kuko ntushobora gufata umuntu wize amategeko ujye kumuhereza umwana w'umuboyi kwa runaka kubera ko cyangwa se wacuruzaga imyenda yaracuruzaga inkweto kubera ko yatuye aho ngaho ngo uze vrema umuhe agucira urubanza. Ubundi ubutegetsi nako ubutabera n'abantu benshi ko najyaga mbibona kera sinzi amategeko, ariko icyo nzi cyo nuko hagomba kubaho ibimenyetso bikabanza bigakusanywa, hakabaho manda yo gufata uwo muntu. Hari muri za komine zose habaga hariyo abantu benshi ba IPG n'abandi, abantu bakagenda nibo bashinjacyaha, umuntu agakurikiranwa akaburana, byazaba ngombwa akanataha. Ibyo rero ntabwo byigeze bikorwa, kwari ugufata no gufunga. Niba abandi bagiye kukuburanisha baragufashe bakujyanye mu mirenge barayuraguye, ni ugusakuma, nta nkete, ni ugusakuma, ngira ngo ni ugusakuma bagafunga. Hari n'abamaraho imyaka 5 n'itandatu batagira dosi, bakazavuga wenda batubutse ati hari umuntu runaka, bamwe baguyemo abandi barapfuye, ariko nakubwiye ngo nta butabera bwari buhari. Wowe kumbaza ngo ni ubuhe butabera? Ntabwo bwari buhari. Ni systeme yo kwigizayo abahutu mu gihe gito gishoboka, kuko bo baravuga ngo ni ukugira ngo gacaca ngo bacirwe urubanza n'abo babanye, ngo bakoraniye ibyaha ngo niho bizihuta. Ukumva koko ni nabyo babivuga, wumvaga ari byo, ngo umuntu azajya hariya nabo mwirataye, ariko ntabwo ariko byari bimeze. Hariho kiringi mashini, abari abaperezida b'inteko bari abo bagabo bazi n'abanyabwenge bavuye hanze. Naho utwo tundi twahango tunyarucari twaho ngaho twatwebwe twaho ngaho, ngewe wenda nzi n'ubwenge, wenda nari kujya nshishamo, ariko ntibagombaga kurenza amajwi abo bantu bakuyoboye. Bagashyiramo nk'abahutu nka 5, bagashyiramo abantu bo muri Uganda ari perezida, ari visi perezida, ari umwanditsi, abandi bakaba ari aho ngaho. Ntabwo bagombaga kuvuga. Hagira n'uvuga ati ibintu si bimeze, bati dutore, bati ni nimero akafunga. Hita wumva rero uko bigenda, bakamufunga, donc hakaba vote mu gufungwa batitaye ku cyaha cyangwa yashinjwe, ngo ni ugutora, bakamanika, aboneka benshi akagenda kubera ko batumvikanye. Ubwo habaga ari umuntu wiyempojeje. Uko niko byagenze rero. Ubutabera se wa mugabo we, uretse se no muri gacaca kuri kumbaza ibintu uzi, n'ubutabera bundi busanzwe hari ubuhari? Ese niba nawe hari mu butabera busanzwe, urumva muri gacaca bwava yende wo ibintu uri kubimbaza bigeze nka nuko byarawe. Niyo mpamvu navuze ko nagira nasabaga ijambo, nagira ngo nkunganire amwe mutanunganira na Elimine. On peut partir ku bintu ku gacaca icyo ari cyo n'impamvu yagiyeho. Ubundi gacaca yagiyeho ari icyo bita la justice réparatrice et réconciliatrice et non punitive. Mu Kinyarwanda twabyita ko ari ubutabera budahana, ahubwo ari ubutabera bwunga. Ubutabera bwunga. Noneho rero kubera ko byari biturutse kuri culture y'Abanyarwanda ya gacaca nyine, niyo mpamvu bitari ngombwa ko abacamanza babo baba abantu bize amategeko, ahubwo zari inyangamugayo kuko gacaca isanzwe mu Rwanda. Izo nyangamugayo rero nizari zajyaga ku gacaca ku murenge, zikavuga ziti kana kuriya yahemukiye kana kuriya, noneho reka bicare hariya buri muntu avuge, donc c'est par des témoignages, avuge icyamubayeho n'undi yiregure, ariko le but y'ibintu icyo ari cyo cyose c'est la réconciliation y'abo bantu ko ari babiri, kugira ngo bashobore gukomeza kubera ko babanaga ku murenge umwe, bazakomeze babane neza kuri uwo murenge, aho kugira ngo bagirane amasinde. Niyo mpamvu ari la justice yunga. Noneho wahabwaga icyaha bakamuca iciru, bamuca iciru, bagazana inzoga, abagabo bakayisangira, abagabo n'abagore bien sûr bagasangira, noneho abantu bagahaguruka bakiyunga bakahoberana. Niyo c'était ça le but. Noneho tugiye muri la justice internationale, icyo bita la justice internationale mu bihe by'ubwicanyi ndengakamere, par exemple nk'ibyo Deo yavuze byo muri Afrique du Sud, habayeho icyo bita la justice transitionnelle. No muri Congo ubu barimo barayipropoza la justice transitionnelle. Ni ukuvuga ngo iyo abantu bicanye kuri esheri ndende cyane, abantu bagapfa ari benshi, inkiko zisanzwe
dukurikije procedure zazo ntabwo icyo gihe wa mugari cyazaboneka, hazaboneka iyo myaka irenze imyaka 200 kugira ngo izo manza zirangire. Ibyo rero muri les mécanismes exceptionnels ad hoc za justice internationale bibaho ko iyo justice transitionnelle ibaho igacira abantu ikurikije ariko muri iyo bite kugira ngo abantu bunge. Donc la justice non punitive ahubwo ari réconciliatrice ikunga abantu en fait, c'est ça c'était le but de Gacaca. Ikindi mu Rwanda cyari kigamijwe ko ari kugira ngo babonere fond, kuko zira Gacaca zahawe amafaranga menshi cyane, zahawe amafaranga menshi n'igihugu cy'Ububiligi, zahawe amafaranga menshi n'igihugu cy'Ubuholandi, zihabwa amafaranga menshi na Union Européenne ndetse n'ibindi bihugu by'ibihangange. Mu Rwanda rero babonye amafaranga menshi cyane, nk'uko mubizi rero kariya gatsiko ka FPR Inkotanyi iyo kari kuviza amafaranga ibindi ntacyo biba bibabwiye. Nge uri kumwe namwe kuri uyu mugoroba nagira ngo mbahe ntuza témoignage, ariko ntatse ijambo mushiki wacu nuko ndi muri bamwe bakoze icyo bita enquête d'opinion sur la mise en place de Gacaca au Rwanda. Iyo enquête d'opinion sur la mise en place de Gacaca au Rwanda yakozwe dans les années 2000 avant ko Gacaca zitangira mu mwaka wa 2001. Icyo gihe iba piloté par l'ambassade ya Canada, projet ari muri ambassade ya Canada iri mu mushinga witwa muri ONG yitwaga IRC, International Research Committee. Icyo gihe rero ngewe nabaye le superviseur w'izo Gacaca muri Gisenyi na Ruhengeri. Ndagira ngo mbahubwo buhamye yuko twaragiye tujya mu mirenge, tujya mu tugari, tujya ahantu hose tubaza. Ubwo nabaga mfite abanketeri n'abanketrice benshi, turagenda tubaza ku mirenge ariko dukoresheje kuko byari bifite iyo projet iri yo muri ambassade ya Canada ariko biciye muri IRC, ariko noneho bikaba piloté nanone na direction ya statistique kuko niyo yakoreshaga iyo mibare statistique. Ni ukuvuga ngo icyo gihe ni za enquête nk'uko zisanzwe zikora de façon aléatoire, abantu bagatoranya ingo zigomba kubazwa, izo zirabazwa. Turangije kubaza nihuse nuko icyavuyemo nuko abanyarwanda bacyumva inkiko Gacaca barabyishimiye cyane, barabyishimiye. Ndibuka nk'ahantu nageze muri komine imwe mu Ruhengeri ntibuka neza, noneho abaturage baho baratubwira bati Gacaca ni nziza, twari dusanzwe tuzi mu muco nyarwanda ko ari ikintu cyiza, none rero niba zije kugira ngo zitwunge nta muntu utazishyigikira. Ati niba koko zizakurikirana buri wese, noneho barambwira bati ntimureba kuri kariya gasozi kari hariya hakurya, hariya niho hari afandi. Ibyo yita afandi rero aba ari umufisiye uyoboye abandi, ngo niba bazakurikirana na afandi uriya, kuko uriya afandi niwe watumariye abantu bari hano. Ati iyo Gacaca sirinde wayanga nayivuma. Rero abo ngabo bari bazi yuko Gacaca ije gukemura ibyo bibazo muri ya Gacaca nyarwanda. Noneho abaturage barayitabira, barayumva, bagira bati nibwo batuyemo rero ibyo irimine yatubwiraga by'inyangamugayo. Certainement inyinshi zari zigizwe n'abantu batari bazi, n'abo bantu batatuye kuri iyo mirenge, batabaye mu Rwanda, abavuye Uganda, abavuye i Burundi. Bityo Gacaca ariko au fond, kubera ko turi mu kiganiro kivuga ngo jenoside yakorewe abahutu, twebwe muri RBB muri 2011 twafashe iyo resolution kugira ngo tubyite ubwicanyi. Ni kugira ngo twerekane hano mushiki wacu adufashije yuko ubwicanyi bwakorewe abahutu twebwe tubwita jenoside ni ibintu byateguwe na leta iriho, kuko bagenda bavuga ngo leta iriho ya Habyarimana yari yateguye ubwicanyi bw'abatutsi. C'est qui n'est pas le cas. Ndavuga ngo bo ibyo bakoze, ibyo bagikomeza gukorana n'uko yikomeza, ni ibintu biri bien planifié, biteguwe. Niyo Gacaca rero yari yarateguwe ibizi neza ko igiye kwica abantu. Iyo urebye la convention yo muri 48 yamagana cyangwa ikora ibintu bya prévention et la répression ya génocide, les différents points nyinshi zigenda zitandukana zerekana ko jenoside hari intention yo kuyikora, harimo niyo ngiyo yo gushyira abantu doublement muri ubwo bukene no kujya bashyira mu bihe bibi bituma bagenda bapfa. Nk'iyo ufunze umugabo ari we wari ugize urugo, ari we wahahiraga urugo, uba uzi ko uwo mugore n'abana bazabaho bati. Ni ukuvuga ngo ubikoze nkana, ba bana na wa mugore, wa muryango wose uzasigara uhangayitse, udashoboye kugira icyo wigira, icyo wigezaho, bityo bikazabageza no gupfa, ubukene bubi no gupfa. Ibyo biri muri definition ya jenoside. Noneho iyo ufunze umugabo umurenganye, ubundi umuntu bavuga ko mu mategeko ko umuntu wese ari présumé innocent. Ni nka bya bindi Bizimana yirirwa avuga muri iki gihe ati abajenosideri, uvuze wese Evode ngo abajenosideri, kandi ari abanyamategeko. Yaba Bizimana afite doctorat muri droit, Evode afite master muri droit, ariko bararenga bakavuga ngo bavuga ngo Emery ngo ni umujenosideri,
kandi birengagije ko je suis présumé innocent. Ni ukuvuga mu mategeko nshatse nabarega kuko baba bashinja icyaha ntakoze, kuko kugira ngo umuntu icyaha kimuhame kuko yaraciye mu rukiko abacamanza bakakimuhamya. Mu gihe rero umuntu ataraca mu rukiko ntabwo icyo cyaha wakimpamya kuko ntabwo cyagaragara ko nagikoze. Muri make rero bagira ngo nunganire mushiki wacu uvuga nti ibintu byakozwe ari ibintu bigambiriwe, ari ibintu bishaka kugira ngo bibeho bipunguze nk'uko muri iyo systeme yayivuze yapunguza, bibapunguze kuko bari babizi neza ko umuntu wese uzajya muri gereza azapunguzwa. Narangiriza kuri iki ngiki kivuga nti nahawe ubuhamya n'umuntu wafungiwe muri gereza ya 1930 atubwira ati twagiye dukizwa burya ngo mu bantu bose haba mu moko yose ntabwo abantu bose ari babi, harimo abantu bamwe baba abantu beza bakavuga ati nyamara ubu nyamaswa turimo dukorera bariya abavandimwe amaherezo buzatugaruka. Murabizi ko nk'abantu ku gihe cya Hitler bari abayobozi b'amagereza na n'ubu ngubu baracyahiga. Harimo rero abantu bagira conscience bakavuga ati nyamara ibi bintu FPR nubwo tuyikorera idukoresha touta tuzabyishyura. Noneho bakaca inyuma bakaburira abantu. Uwo muntu yatubwiye yuko ngo basyaga amacupa bakahindura ifu ari amacupa noneho bakayavanga mu ifu y'igikoma, cya gikoma bashigishira abanyururu mu gitondo bakabaha, iyo babaga bakibonye ngo abenshi cyabaga kirimo ifu y'amacupa baseye ku buryo abantu batamenya ko barimo banywa ifu y'amacupa baseye. Urumva ko ni ibintu biri premedité, ni ubwicanyi buteguwe bwiteguye neza, kandi bakaba bazi neza ko abantu grande majorité y'abafunzwe muri izo gacaca ari abahutu. Niyo mpamvu abavaga muri gereza urebye ujanishije abageze kuri 98% bose abagiye bavamo, wapfaga kuba urengeje amezi 6 umwaka muri gereza niyo bagufunguraga ababaho ni bake cyane. Ikindi ni gukoresha nkana abantu kugira ngo bicisha abandi. Urebye abantu nyakuri bagiye bakora ibyaha byo kwica abandi muri gacaca bagiye babafungura bakavuga ngo uzemera icyaha azasohoka azahabwa imbabazi. Ibyo byarabaye koko, ugasanga umuntu w'umwicanyi ruharwa kuko ubwicanyi bwabayeho kandi n'ababukoze barahari, interahamwe zimwe na zimwe zizwi. Ugasanga wa muntu muri quartier wisha abantu yabamaze bamurekuye ngo yemeye icyaha, ariko lobit ni ya gahunda yo kwica no kumara abantu. Ni ukuvuga ngo mujye kuri wa murenge na wa undi wasigaye tugende umushinje ko yakoze ibi kandi ntabyo yakoze. Noneho wabonaga ko akenshi habaga un lot y'abantu benshi bavuga muri gereza, hazaga indi lot y'abandi basubira muri gereza basimbura ya myanya y'abari bavuyemo. Ibyo rero ni gahunda nayo yari yarateguwe ikavuga iti mugende mushinja n'abari basigaye. Wasangaga abantu batari barahunze, abantu bari baragumye inyo banye n'abantu bahungutse n'abantu bavuye hanze n'abari basanzwe. Ugasanga mu myaka ya nyuma rwose hari kugenda hafungwa abandi bantu bashya kandi bari barasigaye mu Rwanda batarigeze bahunga. Ukumva rero ko ari ibintu byari biteguwe muri ya gahunda ya genocide yakomeje gukorerwa abahutu na n'ubu ikibakorerwa, ndetse ikikaba kibakorerwa n'ababavukaho bose bahungiye muri Kongo ubu bita ngo n'aba FDLR kandi ari abana bavukiyeyo bakaba bakibica. Nge nkabona ko ari iyo genocide tuvuga kandi tuzakomeza kwamagana, ariko tuvuga tuti genocide yakorewe abatutsi yarabaye, ariko ntabwo bivuga ko kuvuga genocide yakorewe abahutu ari ugupfobya genocide yakorewe abahutu, ari ugupfobya genocide yakorewe abatutsi. Gahunda rero y'agacaca mu by'ukuri nk'uko mushiki wacu arimo kuyitwereka ni gahunda yapunguza, ni gahunda yakoze ibishoboka byose kugira ngo igerweho biturutse muri gahunda ya leta. Ndumva rero namwunganira kuri icyo yenda gutwara mu mwanya agakomeza. Murakoze. Urakoze Emery. Ikiganiro ko nari nagiteguye ntabwo ariko kiri bugende buriya turi bwungurana ibitekerezo kuko ibibazo byo ntabyo, ibikorerwa abanyarwanda biteye ubwoba, kandi nk'uko mushiki wacu yavuze ko ari gacaca yambitswe karavati n'amahanga, nawe wabisubiyemo ko izo za Union Européenne cyane cyane Abahorandi batanze amafaranga menshi yo kubaka amagereza yo kugura n'Ababirigi. Union Européenne ni Europe yose. Noneho ugasanga ayo mafaranga yatanzwe cyangwa icyo gikorwa ntabwo ari icyo kunga abanyarwanda, ahubwo ni nk'icyo kubahohotera, kuko niba hari 2,000,000 hakaba hararokotse ibihumbi 200 gusa, ni ukuvuga ko ni kimwe cy'icumi gusa cyacitse ku icumu. Ntabwo bunze ahubwo barahanye. Hanyuma rero wareba konsekansi cyangwa ingaruka bijya ku muryango nk'uko Karinganire yabitubwiye, b'abadamu birirwa inyuma y'abagabo babo kuri gereza, abana batabasha kwiga kuko umubyeyi w'umugabo mu Rwanda niwe nkingi y'urugo, niwe ukorera amafaranga, niwe agatunze rwa rugo. Wa mugore utwo yagakoreye nitwo ajyaniye umugabo, haba ubukene, b'abantu bakicwa n'inzara ntibige,
noneho ubwo igihe mushiki wacu yavugaga nakomeje gutekereza kuri ba bagore, nibuka ko abagore nibo bazunguzayi hariya mu mujyi wa Kigali, niyo polisi yamaze igihe kirekire yirukankaho, bamwe bakiruka bagakubitwa n'imodoka bagira ngo bashake imibereho, bashake ukuntu babaho. aba bantu rero urumva gacaca yabaye mu mwaka w'ibihumbi 2001, ubu tugeze mu mwaka w'ibihumbi 2025. Nyuma y'imyaka 25 ba bantu mu bukene baragenda bakavuga bati Kangondo muveho, muve mu nzira, Kibiraro hirya no hino barabasenyera, nayo n'indi jenoside. Donc babantu babashize muri condition bagomba gupfa, ariko ntibanapfa, babasangayo barongera barabica, bababwira bati muva aho ngaho. Ubundi rero ikindi kintu bakoze gikomeye cyane nuko muri ubwo bukene, muri uko kwiheba, muri uko kutabona uko wigira, bahungiraga mu mana. Bamwe bakajya mu misozi, abandi bakajya mu mazi, abandi bakajya mu bibaya, bakaririra Imana ati Mana dutabare, dutabare. N'ibyo ngibyo ngo nta muntu ufite uburenganzira bwo gusengera niwe mu rugo. Ubwo rero uzicwa n'agahinda, ni izo za depression nyine, bazahinduka abasazi. Abo batabashije kwica bazahinduka abasazi. Ubwo rero uwaba afite icyo yakongeraho kitubwira, cyane cyane tubwira ayo mahanga yabaye complice cyangwa yabaye abafatanyacyaha mu kwica abanyarwanda aho kubunga. Waba afite icyo avuga yafata ijambo. uravuga muri twe. Ouais. urakoze Ndebo, ariko nagira ngo mbanze nsubire nyuma gakeya mbere y'uko twinjira mu by'ubungubu, kuko wiburira les étapes, kuko jenoside yakorewe abahutu ni ndende cyane biciye muri gacaca. Ne faut pas brûler quand même les étapes, kuko hari byinshi byo kuvuga. Nagira ngo nshimire Emery cyane, Imana imuhe umugisha. Njye nahise ninjira mu gikorwa nyirizina cya jenoside yakorewe abahutu, we aranyunganiye uburyo byateguwe, bigategurwa ari igikorwa cy'inyamibwa, ariko ubucakura ari igikorwa cy'inyamirwa, abanyarwanda bakagikunda bakacyishimira, tukumva ko hagiye kuba ubutabera. Ariko by'ukuri ntabwo bari kubikora ku mbaraga batabanje gukonvenka abanyarwanda. Niko agatsiko kabanza gukora, karabanza kakaza kakwereka ibyiza hagiye gukora, kabisiga amavuta, umunyarwanda wese akaza abyina urwemarika. Ibyo Emery yavuze niko ziriya zankete bazikoraga, ariko hari abandi bari kugenda bigisha abantu ko gacaca izakorwa, bakagenda bakora za stati, bakora ntuze bategura gacaca uko izaba, ubwiyunge bw'abanyarwanda by'ubwe. Kuko gacaca uko yategurwaga koko kera, niyo wabaga uguye mu ikosa n'umubyeyi wawe ari muri urwo rukiko rwa gacaca, mbere habagaho na za gacaca nyirisito. Mu by'ukuri umubyeyi wawe ntatinye kugukatira, kuko yabaga azi ko waguye mu ikosa, wacibwa n'ikiru akemera kugitanga nk'umubyeyi wawe, cyangwa inshuti yawe ikagutangira ikiru cy'ibyaha byawe, ariko ukiyungana mugenzi wawe. Niko koko byari biteguye. Rero siko byagenze. Ni nk'uko bavuze ngo baje kubohora abanyarwanda, baje kubashyira ibyiza, abanyarwanda bamwe bakava, abategetsi bamwe barabitesha, batandukanye n'ibyo bari bambaye, bava muri leta yabo bajya guherekeza inzoka n'ingona, nyuma nibo bapfuye mbere. Na niko gacaca yateguwe, abantu bayigiyemo benshi bayiplanifya, benshi baranapfuye. Harimo abasaza bitwa ba Rugaruka bakubiswe n'inkuba. Rugaruka yarambabaje, niwe muntu wageragezaga kutajya apfa kwemera ibintu. Yakubiswe n'inkuba, nyiragutuzi niwe twagezeho bwa mbere. Rugaruka hari Imana imwakire kandi mwebwe, n'abanyarwanda bose baramuzi, yarapfuye, abanyarwanda baratitira ati turashize. Rero Bwana Ngarama, wavuga ibya jenoside yakorewe abahutu, Bwana Deo Ngarama, nuko nahoze musoma kare, nuko nawe najyaga nganira nawe, niwe narimenyereye. Ibintu byo kugemura umuntu umufunza afite imyaka 25 ni punguza y'ukuri. Ufunze umuntu afite imyaka 25 urayuragura ujyanyeyo, usiza byaye rimwe. Ku bagore bagize ikinyabupfura ntibongeye kubyara deja, ubu aracyari muri gereza, umugore arinze aca urubyaro, na wa mwana ntabashije kumwigisha, nawe ntabashije kubaho, n'imitungo arayishyuye, n'inzu barayigurishije. Abo ni babagore bagiye mu mihanda icyo gihe byari bikigendeka, bagakubitwa ariko bakajya batahana ijana, irindi bakazarigemurira abana. Abana babo bavutse icyo gihe, ntabwo abagore baba bagabo aribo bakubititse, n'abana babo babaye muri ubwo buzima nibo banga babiri ubona bakubitwa, bamburwa ubusa,
bajya gushakisha imirimo kuko ntibigeze bagira ubuzima, barabwambuwe bakiva mu nda z'abanye. Ni abo ngabo bari gukubitwa, barambuwe imitungo isubizwa abantu ku maherere. ushobora kubinyumvisha jyewe utagiraga inzu, ariko uyu munsi bakaba baranyishyuye, abahutu bose baho muri karitsiye baranyishyuye nka miliyoni 30. uyu munsi ninjye wicaye muri kadasitiri, mu gihe abana barunaka bariho bararya amabyi, barapfuye, abagore barasaze, abana barasaze, abandi ni babandi banywa urumogi. Murebe population iri mu Rwanda, abatutsi barimo b'abatindi ni bake, n'urimo w'umutindi ni umukene nyine, kuko ni inyakamwe, ntagira iwabo, ntagira akomoka, abarapfuye, ariko harwaye amavunja. Wenda nayibuka yaragerageje iramufasha mu duce yari ifite, bagiye bahomahoma uko biri kose. Imipfire y'imfubyi z'abana b'abatutsi si yo mipfire y'abana b'abahutu. Ibi ndabivuga bati ha irimene yaje kuvugira abahutu. Ntawe ndusha gukunda abahutu, nta ndusha gucumba abatutsi, aho hose ndahari. kandi uzirinde guceceka ukuri, kuko hari aho uzabibarizwa. Hari urukiko rudasanzwe mu abantu rutari gacaca, rutari yazo mu Rwanda, umutimanama wawe nimba uzi ko hari icyo uzajyana. Hari urubanza rudasanzwe mu rukiko rudasanzwe n'umucamanza udasanzwe. Ibi bintu abanyarwanda bakagombye kubimenya, ndavuga abafite umutima. Rero nagira ngo nsabe Emery, kuko hari ibyo ntibuka ntanamenye mu bintu by'igihe habagaho ibintu by'imitungo. Imitungo nagiye mbona intuyeho gutyo, byari byarasajije abantu, hariho gufunga gusa, ariko haje no kubaho imanza z'imitungo. Emery, hari ikintu waba ukizi? Imitungo twarasakuje, twabonaga bagurisha gutyo, ari nibyo nahagazeho nanjye ndanabizira. Abanyarwanda bari hanze aha, hari abari kumbona, hari aho nagaramye ngira nti umuryango umwe 2 3 4 5 agasana arabarokora. Njya numva iyo nicaye hano numva hari icyo nzabwira Imana. Mu mitungo uko byatangiye urabizi ibyo, kuko nabyo gufunga umuntu ari mu nzu ye ntabwo byabashimishije. Gutindahaza abana be, gutindahaza umugore, kubabuza hepfo na ruguru abagifite inzu, ntabwo byabashimishije. Imitungo yagiye iza hanyuma, imanza z'imitungo ndumva zaraje hanyuma, nayo ni ikintu cyari kiyongeye. Emery, ndumva hari ikintu tugomba kukivugaho aho ngaho, wanyibutsa? Jewe yenda tubijyanye muri cadre ya theme de ce soir, byerekeranye n'imitungo. Icyo nzi nuko imanza gacaca zibaho nuko nyine zahuruzaga abantu. Murabizi neza ko abantu mu mazo ya mbere batazitabiraga, ku buryo bashyizeho itegeko y'uko la polisi yajyaga mu mago igahatira abantu kujya mu manza gacaca. Iyo habaga hari urubanza gacaca ruri bube, nta muntu wasigaraga mu rugo, baramufataga bakamufunga cyangwa se bakamuca amande. Ikindi kibazo cyabagaho nuko iyo abantu bahuraga kuri uwo murenge cyangwa ahantu bahisemo kugira ngo urwo rubanza rubere huzuye abantu, byari bigoye ko hari umuntu ushobora gutanga témoignage cyangwa se ngo abe yabaza ikibazo. Hari abantu nzi babajije ibibazo bucya babajyanye muri gereza ubwo bavuguruje gacaca. Noneho tugere kuri bya bindi twise iby'imitungo. Abantu bagihunguka muri 1994, abandi bamaze guhunga. Aho ngaho tutarinjira muri gacaca, hari akantu wari uvuzeho ko nagira ngo ntaza kukibagirwa. Yego, nshimira n'ukuri hano. Ibyo uvuze muri gacaca, mbere abantu bangaga kuza kwiteranya n'abanyarwanda, ko babonaga iyo gacaca bari barikeze mu by'ukuri siko yaje, benshi bakajya banga kuyitabira koko. Noneho hakaza habaho itegeko, amabutiko agafunga umunsi wa gacaca hose hagafunga kari hari. Wibeshye wowe Irumine, nahahuriye n'ibibazo, hageze ubwo nanjye njya ncika bashyira muri karantene n'umuganda sinkujyemo. Higeze ubwo ncibwa mu muganda, byo naba guhaguruka urumva bamwe bararimantanije, undararimantanije abya bindi nabonye hano hirya mu manza z'ipari. Même chose, nta difference iri hagati ya gacaca hariya nuko yo yimukiye Burayi. Ukavuga uti ariko urabona wagombaga kubaza, wagira umutima ukuri ubyo gaturika. Abantu babaga bari bagasakuza, bamwe bagahita bahahamuka, bakavuza induru bagahahamuka, bakagusaba bakujyana mu kasho. Gacaca ikaba uri mu kasho, yarangira ugataha. Waba ugize ibyago uri n'umuhutu, niho nta n'uwatinyukaga, nta muhutu watinyukaga gupfa kubaza, cyaraziraga. Ubwo twe baraturekuruka tugataha twebwe, kuko nta jenoside turi. Ariko icyo gihe bari gupfobya gacaca, niba banyu barakurwanyaga, babagura ikishwa mu nyo, babagura ikigoryi,
wabaga uri umuhutukazi n'abandi nyine baba barabaye mu bahutu baba barabaye amabyimu uba ufite ibintu bibi byose bibaho ku buryo usigaye ugenda ukagenda ufite n'isoni gusa kurya sindi umuhutu sindi n'umututsi dufite n'ibindi by'imiziro twaziraga rimwe rimwe tutagomba no kuvuga aha ngaha ariko gacaca ukagenda umuntu wabaje gushinja niwe waba ufite ijambo gushinjura ugashinjura nabi ubwo wabaga nawe wapfubye gacaca abenshi abantu bashinje benshi nta kibazo bagize kandi babeshya ariko abantu 30% 40 bazaga gushinjura kandi mu buryo bugaragara barafunganwa bajyanaga n'abaje gushinjura icyo kintu twakwibagiye kukivuga yahitaga agenda agafungwa kuva ku mezi 6 kugeza ku mezi 12 afunze kubera ko yaje gupfubya gacaca kubabaza waje gutanga warashinjaga hagira gushinjura ukabona amarira arareza abakobwa barareza hariya ukamanuka nyine uri gukomeretsa wapfushije ako kantu ko nanyibagiwe ngaho komeza urakoze kunyunganira bituma nari ngiye kunganira ku cyo wari umbajije bijyanye n'imitungo yego ubwo rero nari ngiye kubihera hariya nyine nari ngeze mvuga nti ikintu kibabaje kandi kitwereka yuko ibintu byabaye ku banyarwanda amateka yacu nk'abanyarwanda ari ibintu biri planifiye yabaye teguwe iyi jenoside yakorewe abatutsi yateguriwe ahantu hazwi nk'uko umugabo umwe witwa Noheli Ndanyuzwe njye nemera ko afite uburyo yabyanditsemo igitabo cyiza cyane la guerre mondiale africaine la guerre mondiale africaine iyo yabisobanuraga yerekanaga uburyo bateguye biriya bintu noneho ubu ngubu rero nyuma y'imyaka 31 bimaze kuba nibwo bitujyana tout au début muri les années 2001 gacaca zitangiye zikatwereka ibintu byose byari byarateguwe ariko ikibabaje nuko ntabwo byateguwe kuri justice yo mu Rwanda gusa ariko byateguwe no kuri justice internationale kuki nabihuriza he iyo urebye urukiko mpuzampanabyaha rwa Arusha TPIR nayo yabaye nka gacaca zo mu Rwanda ndagira ngo mbihuze iyo justice traditionnelle ariko ifashe forme juridique bakayita justice transitionnelle icyo gihe bayiha forme y'ubutabera kuko hari ibihano ifata noneho bigakurikizwa hakaba naho ifite za limite zigenda zikajya muri justice isanzwe y'ubutabera noneho rero nkavuga nti iyo urebye inkiko urukiko rwashyiriweho u Rwanda ubundi rwashyizweho rufite objectif kimwe n'ingiza gacaca objectif y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha mu Rwanda rwari rufite objectif yo kunga abanyarwanda niyo cyari ikintu l'honneur principal ati abantu bose les deux belligérants bakoranye ibyaha no kuvuga igice cya FPR Inkotanyi n'igice cya guverinoma yari icyo gihe bakoranye ibyaha ni ukuvuga ngo bagomba gucira imanza abo bantu bose ariko nko mu bizi muri 2015 mu mwaka wa 2015 urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwafunze ruciriye urubanza abantu igice kimwe cy'abanyarwanda icyo gihe gifite icyo kivuga kuri les conséquences z'ibihano bijyanye no ku mitungo yabo nabaha urugero nk'ubu birirwa birukanka ku musaza witwa Kabuga n'abandi bose icyo baba bavizana imitungo yabo bijyanye kandi ariko biciye mu butabera bakamwemeza ibyaha bamara kumwemeza ibyaha bakajya gufatira ibye kugira ngo babigire impozamarira muri gacaca rero muri gacaca ku bijyanye n'imitungo aho natangiye mvuga nti hari abazaga abantu bagihunguka basanze imitungo yabo inyinshi yarafashwe basanga inzu yanditseho ngo yarafashwe ibibanza n'amasambu nabyo nuko noneho rero gacaca zigiyeho urebye uburyo zari planifiye n'ubuntu byari bizi kandi muri ya gahunda ya jenoside harimo gukenesha umuntu ukamugeza ku buzima bubi bushobora gutuma avirwamo no gupfa noneho icyo ngicyo rero iyo watse umuntu umutungo we imagine nka bariya muri Kangondo ubatse imitungo yabo ubakuye mu mazu yabo umuntu yari afite urupangu akagira n'amazu akodesha abana bakajya kwiga ntibicwe n'inzara ukabibaka ukahasenya ukahaha umuntu ngo witwa ngo umushoramari akaza nta ngurane baguhaye niyo bayiguhaye ikaba ari intica ntikize umwana akajya ku gasi akarara mu mashitingi icyo gihe umujyanye mu buzima bubi ushobora gutuma avamo no gupfa icyo gihe wowe ubikoze kandi uri leta uba umukoreye jenoside icyo gice cy'abantu baba abahutu baba abatutsi baba abihaye imana baba abantu bahuriye mu kintu runaka ubakoreye jenoside akaba ariyo tuvuga tuti ibyo rero byarabaye no muri gacaca mu Rwanda kimwe no mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha habaye icyo bita les groupes de délateurs icyo nakwita groupe zatozwaga kubeshya ibyo bita la délation izo groupe zabayeho
bakavuga bati muzagende mujye gushinja Karinganire, mujye gushinja Nkerabigwi cyangwa Emery, ariko wasanga abo bantu bazajya kumushinja ugasanga batanze. Muri Gacaca niko byagenze. Muri Gacaca ntabwo haremerewe kubaza ibibazo. Nababwiye ko hari umuntu wagerageje kubaza ikibazo mu gitondo yazamutse yambaye iroza. Ni ukuvuga ngo muri nanjye Gacaca byambaye igihe kinini, byambaye igihe kinini, muri igihe kinini. Gacaca ni hantu umuntu atagiraga ijambo, kandi ahandi mu nkiko zisanzwe hari icyo bita le débat contradictoire. Le débat contradictoire ni ukuvuga ngo uzana avoka wawe, noneho kubera ko akurusha iby'amategeko akaza akakuburanira, noneho abashinzwe kuburanisha n'abari abacamanza bazi amategeko, noneho hakaba shoke ya débat contradictoire, noneho wabereka amategeko ajyanye n'ibyo bakurega ukaba wabatsinda. Ibyo muri Gacaca ntibyabagaho. Ariko au départ kimwe n'urukiko rwa Arusha byari le but principal, byari ukunga abanyarwanda, kubera ko twari twarabonye amahano atarigeze aba yari yarabaye mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Urumva abayahudi bicyo. Noneho rero eske ibyo byagezweho? Oya, ntibyagezweho. None se imitungo y'abantu barayambuwe kuko wasangaga umuntu yaragufatiye inzu, yaragufatiye imitungo yawe, yakoreshaga ibishoboka byose kugira ngo akwicishe cyangwa agufungishe, akaguhimbira ibyaha. Umuntu akajya muri gereza azize imitungo ye. Noneho en plus y'abo badelateur baba abantu ba leta, ariko hari n'igihe bafataga abantu mu muryango wawe kavukire, mushobora kuba na vindimwe cyangwa bari hafi yawe, batashye mbere bakaba barabohoje imitungo yawe, nabo bakabakoresha. Bavuga ati rero twakurikiye imitungo ya bene wanyu, nibatahuka ubwo dushyizeho Gacaca uzajye kubashinja ko aribo bishe bari abantu bahariya kuri uriya murenge n'ibindi byose. Ariko le but byari kugira ngo iyo mitungo bayibake. Ubu ngubu ikigaragara ni uko nabo ngabo bagiye gufata imitungo y'abandi, nabo bageze aho bayibakuramo, ku buryo ubu ngubu haje ikintu cyitwa ngo ni amategeko y'ubutaka. Noneho basanga ibi bintu bizateza rwaserera ikomeye, bashyiraho amategeko ngo y'ubutaka, ngo nta muntu ukigira ubutaka, ngo ubutaka bwose ni ubwa leta, ngo umuntu azagira ubutaka bwe bikurikije amategeko bashyizeho batoye muri iki gihe, ngo ari ukubera ko uri umushoramari wa wundi ukomeye ufite amafaranga menshi ushobora kugura ubwo butaka. Abashyiraho le plafond y'amafaranga bashobora gutanga, ugasanga ari umuntu uwo ari we wese, niba mu kimwe ute, uretse b'abashoramari ba FPR Inkotanyi tuzi, nibo bonyine bashobora kugira ubutaka bwabo bwite. Ubutaka bwabo bwite mu Rwanda ubu ntibikibaho, bufitwe n'abantu bake babarirwa ku ntoki, ku buryo ibyo nabyo biri muri gahunda ya leta yo kwambura abantu imitungo yabo n'ubutaka bwabo. Bityo ibyo bikaba byaratangira muri Gacaca, aho babeshyeraga abantu bafatiye ibintu kugira ngo ibyo bintu babibake. None wasanga udashobora kugira argument, impamvu zerekana z'uko ibyo bintu udashobora kubigumana, kandi amategeko avuga ko ugomba kuva mu bintu by'abandi, none ugakoresha ibyo ushoboka byose kugira ngo ufungishe wa muntu cyangwa umwicishe, maze imitungo y'abantu ikagenda ityo. Byaba bikozwe na leta, byaba bikozwe na leta ikoresheje abandi bantu, ni gutyo imitungo y'abantu yagiye yakwa muri Gacaca. Hanyuma abantu bagakinishwa. Ubu ngubu ugiye, reka ntange urugero rw'iwacu, ugiye nko muri quartier y'iwacu, ahantu twari dutuye, abantu twari tubanye, abantu twabanye, mu by'ukuri ndababwiza ukuri ko bashyizeho gahunda za leta. Muribuka ibyo bavuga ngo ni vision 2020, iyo yarangiye, ubu hajeho ngo vision ngo 2050, ariko vision 2020 yishe abantu benshi cyane. Iyo vision 2020 yari kuvuga ngo murubaka kuri ubu buryo, abantu bari babishoboye ni bake cyane, ku buryo usanga nko muri iyo quartier mwari mutuyemo nka 98% ari abantu bavuye hanze bifite, abandi bose baragiye gutura mu byaro. Abantu bose ugasanga mbese muri make barimuye abantu, ariko bikaba bari muri ya gahunda nababwiye yari yihishe inyuma, icyo bita nk'ibiriya bari gukora muri Congo, biriya byo kwirukana abantu bakabica bakaza bakahatuza abandi. No mu Rwanda rero niyo gahunda yari ihari, kwaka abantu imitungo yabo, abantu bakaba bahunga bajya gushaka ubutaka ahandi, bakaba bahungira muri Congo. None no muri Congo barabasangayo bakabikirayo, bakaba bahungira i Buganda, no muri Buganda naho bariho batariho, naho bahuringira hose bakaba bariho batariho babaka imitungo yabo. Ukavuga uti no muri Kangondo yenda ahantu hari abantu barokotse jenoside yakorewe abatutsi, bari bagifite udusambu twabo baciriye inshuro kuva kera, ubu ngubu bakaba badashobora tubamo, nabo bakaba baratukuye kubera ngo abashoramari. Ariko mu by'ukuri abashoramari ari icyama cya FPR Inkotanyi n'agatsiko kabo. Nguko uko organisation yo kudepuya, kwica abanyarwanda muri musange. Ngiye mvuga ko atari n'abahutu gusa, ari abantu bose bari basanzwe mu Rwanda. Aribyo byitwebwe byari tuvuga tuti Paul Kagame yatanze abatutsi b'ibitambo. Abatutsi tuvuga ntabwo ari ba Kabarebe na ba Kagame, ni abatutsi bari basanzwe mu Rwanda. Abo ngabo abo bavuga ngo abo bahisemo igice cyabo, ngo bahisemo igice cya Habyarimana, unabona babaye nkabo nabo n'abahutu nkabo, akaba ariyo mpamvu nyine bagomba kubakoramo ya mireti Tito avuga kugira ngo babarye. Mu by'ukuri nta compassion n'imwe abayobora FPR Inkotanyi bigeze bagirira abanyarwanda bari basanzwe mu Rwanda, baba abahutu baba ndetse n'abatutsi. Kubambura utwabo rero bakoresheje uburiganya ubwo aribwo bwose, yaba muri Gacaca
yaba mu rukiko mpuzamahanga nkanabyaha cyane cyane ku bari batunze nka ba Kabuga n'abandi bari bafite imitungo igaragara nabo bagakoresha ubwo butabera mpuzamahanga nk'uko tubibona ubu ngubu, usanga ari ibintu by'agahomamunwa. Nguko uko plan iri organize y'uburyo ibintu byose byari byarateguwe nk'uko mbabwiye. Yenda narangiza kuri iki ngiki nge wakoze kuri ya enquête nababwiye yo muri URC ivuga ntuza enquête d'opinion sur la mise en place de gacaca au Rwanda. Ngewe kubera ko nari superviseur w'ama province abiri yo muri Nord, uko byagenze rero twagombaga gukora raporo ikaba synthétisée au niveau national. Noneho au niveau national rero b'abazungu n'ababa officiel bo muri ministère ya plan ariko muri direction ya statistique bagiye kuyipresenta bayipresenta de façon biaisée. Noneho icyo genda byibuka ko nagurutse nkabaza ikibazo, noneho ntangiye kubaza ikibazo itari ikibazo nyakibazo, ikibazo kivuga ati ngewe iyo raporo mutanga yo mu majyaruguru ntaho ihuriye n'ibyo twabonye. Ntangiye kuvuga wari superviseur wacu au niveau national, ndabona arampamagara aransohora njyana hanze, arambwira ati se ahantu tururahazi, izo ni témoignage umuntu agenda atanga, ati ibyo urimo urabizi, atuzi ingaruka zishobora kukubaho. Ubwo nyine angira inama ngo cece sinongera kubaza ibibazo. Nguko uko FPR ikora, nguko uko plan yo d'elimination haba mu buzima busanzwe haba mu bukungu kwambura abantu imitungo yabo. Ngewe rero kubera ko ndi muri abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda, nkaba ndi n'umuvugizi wabo, ariko nkaba nkomoka mu muryango witwa Ibuka Bose Rengera Bose, nagira ngo mbabwire ko twebwe ibyo twabyise apartheid. Twatangiriye ku bintu byo kwibuka tuvuga tuti hibuka igice kimwe cy'abanyarwanda atari cyo cyapfuye cyonyine, tubyita apartheid mémorière. None twongeraho n'ikindi kivuga ngo apartheid judiciaire. Apartheid judiciaire ni ngiyi yaturutse kuri ibya gacaca ndetse n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda rusha, rwaciriye igice kimwe cy'abanyarwanda bikurikije kuri lobbying ya AFPR Inkotanyi n'abafinanseri babo n'abarobiste babo. Ibyo byose tubyita apartheid kuko urebye muri make hari abantu bahugijwe badashobora kusurutsa ubuzuru ku byiza by'igihugu, ari byo byose babavutsa ibyabo bakabavutsa n'uburenganzira bwabo kandi itegeko nshinga zibemerera. Ibyo byose rero abenshi muri bo twese ni b'abanyarwanda baba abahutu ndetse baba n'abatutsi bari basanzwe mu Rwanda. Ndumva n'abanunganiye aho ngaho, ahubwo nkaba nabaza madamu Ilimine we batuganiriye kuri uyu mugoroba nti ko mu Rwanda abagore navuga ko bimirijwe imbere, ni ukuvuga ko byashyizwe imbere, ndetse akaba ari nayo nteko bavuga ko muri iki gihe ku isi ifite ijanisha rirerire ry'abagore. Usanga icyo kibazo kijyanye n'ihezwa no kwamburwa imitungo n'imanza zidacibwa nk'uko byageze muri gacaca, abagore bakora iki? Na kuriya bavuga ngo abo bagore bari imbere, ndetse madamu Victoire Ingabire akaba afunzwe ntibagire icyo bavuga. Wowe wabivugaho iki? Wagira nama ki muri iki gihe ubwo tugenda tuvuga tuti umuryango nyarwanda rukwiye kwiyunga? Ni nama ki wagira abo bagore benshi bari mu buyobozi bwo mu Rwanda, ndetse n'iki wasaba, ndetse uretse n'abo bagore gusa na leta y'u Rwanda, kugira ngo ibintu bibe byaramirirwa mu maguru akiri bugufi? Ibintu nubwo byareze inkombe, ariko burya umuntu ashobora kubigarura haje ubwo bushake bwa politiki. Murakoze. urakoze Imana nk'umugisha. nari narabuze umuntu waza kuza nyibutsa ibintu bimwe, kuko abandi baracecetse, abandi baracyubitse imitwe mu maguru yabo. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha, kandi uri kubaka ikiraro, uri gufata umuganda wawe, Imana izabikwibukiraho igihe, ndetse n'urubyaro rwawe n'abagukomokaho. Ntarasubiza ziriya ndabo z'abagore ziteretse muri vaze muri parlement, nagira ngo nanakwibutse ko uretse kwimura bariya abantu bakangondo, kwimura abantu ukamuvana mu nzu yinjiza 300,000, afite akazi arimo, afite n'utundi tuzu 6, yaraciye inshuro ubuzima bwe bwose, uyu munsi akaba ari mu muhanda nta ngurane. Ntabwo byatangiye ubu ngubu, muri 95 na 6 na 7 habayeho ibyo bita gusaranganya. Buri muntu wese akumva ko gusaranganya nabyo ari byiza ku bantu bavuye hanze, bakaza bagasanga jewe mfite parcelle nini uziko abantu bari batuye, ufite abana 5 6, abo bana nabo bazahabwa 8. Abo bana bagomba kuzabaho, bagomba kuzatura mu isambu ya gakondo ya se na nyina. Icyo bakoraga ni iki? Ntabwo ibyo bibanza babigiragaho uburenganzira, barabyiraragamo bakabigabanya, kandi ikibanza bahaga umuntu muri ibyo bibanza byawe 6 n'icya 7 inzu yawe yahagazemo, wasigaranaga icyo ngicyo bakagusigira kimwe, nabwo kandi ari uko wavugije induru. Ibindi 6 bigatuzwa bariya abantu b'intore ba FPR Inkotanyi, abawe bakazajya kwangara.
hanyuma bakakubwira ngo barakukora expropriation nayo ni uko habaga harimo nk'igiti cya avoka cyangwa se harimo nk'igitsinsi cy'insina bakakwishyura 35,000 kuri buri kibanza. Mwa Abanyarwanda mwe mwumva ubunyage bukomeye, naho ubu barabanangaza ku mugaragaro. Ubundi bo babyitaga gutyo ngo ni ugutuza bagenzi bawe, bagusigiye byibura ibibanza 3 ngo batwayemo na 2, uretse ko nabyo bitemewe. Hari ahantu ho gutuzwa za Rwinkwavu n'ahandi, ariko Kigali yose yaranyazwe, abantu benshi baranyazwe. 35,000 ku kibanza ushobora gushyiramo inzu ya etage cyangwa cadastre. Icyo nacyo nani bagiye kukubwira, banyazwe bakinjira. Mu gihe rero abo baje kuhubaka bubakaga inzu za cadastre, wowe udashoboye kubaka, nimba rero utabishoboye ugomba kuhava, kuko igishushanyo mbonera cy'umujyi wowe nikikureba, ugomba kwigirayo, abo bakabakubaka ukagenda ukajya kwangara. Ngayo nguko uko bishe Abahutu mu mpande zose zibaho. N'uwari ufite akazi muri Kigali ariko kubera ko adafite inzu cadastre byaba bitwaye, bo bafite remuwanya zo kugira ngo bakabaha za plan cadastral, wowe ntuyifite, nta nubwo wemere gutura aho ngaho kuko nturi mu cyerekezo cy'umujyi wa Kigali. Bakakunyaga ukagenda, ikibanza kimwe akakwishyura 35,000 francs, 35,000. Ni ukuvuga ngo ni amayero 20 uyu munsi ikibanza kizajya mu etage. Ibyo twari twabikibagiwe. Hanyuma nanone nsoza ku bya mbere kugira ngo ninjire mu cyo Emera amajije, nagira ngo twibukiranye muri bya bintu mu yamayeri 1000 yo kwica Abahutu kuva muri 90, ariko cyane cyane nyuma ho byarakabije. Uyu munsi Abahutu abana babo bigeze kujya babatera inshinge zo za vaccine. Ibyo bishuri byacu by'abana byo hasi babateraga ibi vaccine, abana b'imyaka 6-7 ngo baje kubakingira inkondo zimira. Mumbwire abana bacu bafite imyaka 6-5 ni amayeri menshi bakoze, kuko abandi babaga bari bafite ibigo by'amashuri bikomeye, abana babiraramo babakingira inkondo y'imira. Cyakora jewe naravugije induru, ntabwo nasubira uko byagenze, narabananiye. N'ibindi byinshi, hari ubwicanyi bwinshi bwo kwica ikintu kiremwa muntu cyari mu Rwanda, kuko Umututsi wari mu Rwanda kuba yarabyiniye Habyarimana agomba kujyana n'Abahutu, niko byari bimeze. Nta Muhutu wo mu Rwanda, nta Mututsi wo mu Rwanda, bose barangana imbere y'Abanyarwanda. Hanyuma rero ararekwa ntashyira. Ziriya ndabo warumbaje z'abagore bari mu Rwanda, bariya abagore ni indabo zo gusigwa, hakurya dusiga indabo mu masaro yacu, umuntu akaza akazibona zisa neza, akabona inzu ari nziza, ariko wagerageje ugasanga ni ibinuko. Emeri ntacyo nabavugaho. Bariya nizo nterahamwe za mbere, ni ababyeyi gito, ntawahaguruka ngo avuge nka Ingabire Victoire ari hariya, barabizi neza imipira ari gupfa, ni umubyeyi mugenzi wabo. Bayidamande nuko barabyumvise, ukuntu bagenda no mu mihango hakagira n'umugore n'umwe utanabavugira ngo bavuga ati byibura mubahe ibikoresho by'ibanze umukobwa akenera cyangwa umugore akenera. Ibyo baraceceka bakaruca bakarumira, uretse ko n'abagore n'abagabo baba bacecetse rimwe sinanagira n'ibyo mvuga. Ariko uyu munsi ndabona jenoside itarashira, tujya twicara twumva ngo Kongo yarasha, abana yarasha, kubera ko tubabaye, kubera ko ngo FPR yajyanye y'abana. Bariya abana la majorité n'abana b'Abahutu bari kujya hariya, majorité n'abana b'Abahutu n'Abatutsi bariyo, barahari mu by'ukuri bajyayo, ariko ni bangahe? Ese bakora iyihe mirimo? Maze kujya mvugana n'abantu benshi bo ku Gikongoro, cyane cyane n'Ikibungo nongera akse cyane, basigaye bafata abo bana b'Abahutu badodaga inkweto, barabakarasi, ni abasore, ni abayedi maso, ni abirirwa bacuruza utuntu hirya no hino, kuko bakabajyana za Nigako ni hehe Mutobo, bakagenda bakabaforoma, n'ubundi baba ari abashomeri, bakabambika kasereja hano. Umwana wumva ko yinjiye mu gisirikare agiye gutangira abonye matrikira akagenda, kandi azi neza ko azagenda ntagaruke. Abo bana b'Abanyarwanda nibo bari gushirira hariya muri Kongo. Aya n'amakuru ndi kubabwira, ntabwo ari chantage, ni amakuru. Bazi neza ko bagiye batazagaruka, barabayoragura rero. Iyo nayo nibona Nyabwoko, nubwo bivuga ngo akurikiye FDLR hariya, ntabwo byemewe ko FDLR barayifite mu biganza byabo. Nimba bafite abayobora bakaza bakabaforomata kandi mu mutwe, bakabohereza kujya guhiga Abahutu bene bari muri Kongo.
FPR igira ubwicanyi bw'indengakamere mu mayeri menshi, kumanipira umuntu bamaze kumwoza mu mutwe akajya kwihekura. Nibyo biri mu bayivuda abangaba bavuze n'abandi bose. Hagira mvuye ngo mwa babyeyi mwe ntabwo mwapfukamye hejuru y'abana. Iyo mubona abanyu muri kubyurira muri za Polonye, bafunguye amashuri yo kujya bohereza abana muri Polonye buri kwezi muze gukurikirana mukurikirana. Za Canada, za he hose, Ubushinwa hose baragenda. Hari umwana mwene ngofero ujyayo, keretse beriya bene babona bayivode, ariko n'uwo bazivamo babonye agiye afite ubwenge nabo babatsindayo nabo barapfa. Nta mufutu ufite agaciro nk'abatutsi bo mu Rwanda, ni ba nyiraduhirane. Ubwo yamujyanye muri Kongo aragendaga ni bake, bo barabyanga, barabizi, ababyeyi bari bapfa kubemerera, babyemera. Aya ni amakuru ndi kubaha. Rero abagore bo muri hariya ndabagaya, ntabwo mbagaya bonyine, ndagaya n'ababyeyi bo mu Rwanda bababyara. Kumva upfusha umwana ugaceceka, waramuyihiye uramwishyura kaminerivare birananirana, ajya muri 9 years ararangije, nawe ndebera diplome zo muri 9 years, aragiye agize imyuga, yize avuye gukora ibyo bita gusyaga. Nibyo najyaga no gusyaga, bajya gutora ibikombe bakajya kubicuruza hariya za Rwandex, abagandi bakaza kubitwara, akiga nabi yambaye inkweto zidasa. Yarangiza FPR kaza kugira ngo uzane umwana tumujyane mu gisirikare, ubizi neza ko atazagaruka. Ntacyo yakumariye, so yagiye muri gereza yarangaye, nta trace, ntuzi nawe yapfuye. Ukamuha umwana wawe ngo agiye kurwanira igihugu kitigeze kigutera n'umunsi n'umwe, ariko uzi ko ugiye kubahambamo. Bazi ko ntawe ugaruka, nta n'abagaruka. Bazi neza ko koruta iri nani, FDR iri koruta, agenda amaraso y'abana b'Abanyarwanda. Niyo ndege ya Kagame muri jet privé imwe, ebyiri, eshatu, bakabare bagatunga indege. Kabone no muri ibi bihugu dutuyemo n'aba ba Macron batagira indege, amajet privé, uretse Trump wenyine kuko yahoze ari umumiliyarderi, ndumva ari ugira jet privé. N'abandi bena ntazi akiba bajye, akaza akirirwa azenguruka hejuru y'amahanga. Abana bacu bari kujya gupfira mu mashyamba, parire mireba, ababyeyi bareba bagaceceka. Jet privé yavuye mu maraso y'abana bacu, akirirwa yizenguruka ashaka ari mu kirere. Naho bavuze ngo ni murumuna wa Yezu, bimwe bya Janima Kagame ni murumuna wa Yezu kuko ni Yezu wabo. Fagitire igatangwa mu ndege ye, leta ikishyura. Umushoferi umutwara muri jet privé ye arishyurwa na leta, fagitire igatangwa na leta. Nagira ngo nta parike mu Rwanda. Bariya ni ibirara, ni ibiraya, ni ibisambanyo by'abari basirikare bakuru, ni ibisambanyo by'abo ba ministre n'ibiki byose. Donc bicaye muri iriya myanya kubera ibitsina byabo ntacyo bamaze. Emere nyongeza hamvuga nabi ubu ndetse. Murakoze batumirwa, ndabona dusa n'abagiye kurengera kuko twari kuri Gacaca. Abeta nubwo bwicanyi ntabwo turengereye. Nubwo bwicanyi ni ya Gacaca yarangiye, ikimara kurangira barayisoza, bahimba ubundi bwicanyi. Nuvuga ngo ni complement y'ubundi bw'ubwicanyi, ntabwo twarengereye. Reka tuzakora ikiganiro cya gatatu, icy'uyu munsi ndumva twakirangiriza aha ngaha, tumaze kurenza amasaha 2. Niba hari ijambo rya nyuma mwamufite, ubundi dukora ikiganiro ariko tukavuga tuti umuti wabo uwuhe. Murabona umuti muri rusange ni yihe recommandation nko mu minota 2 hanyuma tugasoza ikiganiro. Emery, si tu peux commencer. Murakoze. Njyewe nagira ngo mbanze nshimire madamu Irimine waje kutuganirira kuri uyu mugoroba muri kaje yacu y'abubatsi b'itembere buza Abanyarwanda. Tugushimire input yawe, contribution yawe wazanye muri uku kwezi kose, reka tubigushimire. Gusa icyo narangirizaho nk'uko mwarimo binsabye rero, ni ukugira ngo twese duhagurukire rimwe nk'uko twabivuze iwacu muribuka bose, tube tuti stop apartheid, yaba iyo ari yo yose judiciaire yakorewe muri Gacaca ikiragikomeza na n'ubu, stop apartheid mémorielle iri mu Rwanda, stop apartheid mu nzego zose za leta, stop ubwicanyi bukomeje gukorerwa abana b'Abanyarwanda bajya kubica muri Congo, bagafumbira nk'uko Mubarak muganga yabivugaga ngo Abanyarwanda bazafumbira imirima ya Congo. Koko nk'umuntu w'umuyobozi ntabwo yakagombye kuvuga ibintu nka biriya, azi neza yuko abo bantu avuga niyo baba ari FDLR, nkuko abantu bakora za analize bavuga ko FDR itakibaho koko mu by'ukuri. La moyenne d'âge y'abasirikare ba kera ndetse n'abantu bakoze ibibi twavuga ko iri nko muri 30 ans. Nyuma y'imyaka 30, umuntu ufite imyaka 30 ngo arengeje 60, umuntu ntabwo ari wa muntu ukijya ku rugamba ngo arwane. Abo bavuga benshi rero n'abana bavukiye muri Congo bafite imyaka 24 n'itanu,
waba ufite myinshi ni 30. abo ni urubyiruko rw'u Rwanda, ni urubyiruko rukwiye kuza kubaka u Rwanda hamwe n'abandi bana b'abanyarwanda bitandukanye, nk'uko senateri umwe witwa Havugimana Juvenal yavuze ngo bagomba kubakumira, ngo kuko bamwe bafite igihugu abandi bakaba batagifite. Imvugo nk'izo ndetse n'iz'abadamaseri zigahagarara, maze ubwo bucamanza bubera, burondora nk'uko twabonye muri gacaca ndetse no mu nkiko zabo zisanzwe, bugahagarara, maze buri munyarwanda wese agahabwa uburenganzira ahabwa n'itegeko nshinga, agahabwa uburenganzira bwe nk'uko Imana yabumuhaye. Umucamanza nyawe mukuru n'Imana, kandi Imana irabireba. Igihe kizagera rero kugira ngo duharanire yuko u Rwanda rwagira ubutabera nyabwo, nuko tukagira za institution zikomeye, aho kugira ngo tugire les hommes forts bandi wita abantu bose ngo ni ibifobagane kandi ari se collaborateur. Ndumva rero narangiriza aho ngaho nshimira abantu badukurikiye, kandi mvuga nti n'abazadukurikira ati muzatwoherereze ibitekerezo byanyu kugira ngo bidufashe gukomeza kwiyubaka no kubona icyo twakoresha mu ntumbero iri imbere iganisha heza h'u Rwanda. Murakoze. Elimine wa seza ku badukurikiye. yego. Eh, amarira y'umugabo temba ajya mu nda. Ubundi kuba umuntu agifite ururimi rwo kuvuga ibintu byabaye mu Rwanda imyaka irenga 35, ntabwo nabyita ubutwari, ni ni urugamba. Ni ukuvuga ngo ni urugamba umuntu aba akirwana kandi atarasoza. Nahamagarira buri munyarwanda wese mu moko yose, nk'uko Bwana Emery avuga ati ibuka bose, rengera bose, tabara bose, hagararira bose. Muri uwo mujyo umunyarwanda yarapfuye, arapfusha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. N'utarapfushije apfushije inshuti ye magara mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ha jenoside y'Abatutsi yumva igomba gushyirwa imbere yonyine, yarabaye pe, ariko ntigomba kuba intandaro yo kugira ngo abandi baceceke. Nahamagarira rero abagize ibyo byago muri jenoside y'Abatutsi guhaguruka bagasubira inyuma kugira ngo basimbuke neza, bakagira gufatana mu biganza n'abanyarwanda b'imfura bo mu bwoko bw'Abahutu. Ndavuga imfura zimwe kuko n'ubundi ngo nta mwungu utabura isato widahizwe. Ndavuga muri bwa bwoko bwakorewe jenoside bw'Abatutsi. Nabahamagara kugira abagore b'intwari, abagabo b'intwari, abageze ku musaraba, guhaguruka bakumva ububabare bwabo bagize, bafatanya n'abandi bagenzi babo biciwe imiryango, biciwe ababyeyi, biciwe ibibondo, n'ubu bakaba bakicwa, bagafatana ibiganza bakigobotora agatsiko ka FPR Inkotanyi. Inda nini z'Abatutsi baturutse i Bugande n'ahandi hose tuzimamayira. Inda mbi z'Abahutu bari hanze aha ngaha bakabyinira ndetezi, barudacira kabishye, bakigerageje guheka inyenzi nka kwa kundi babandi b'ibisambo nabo baziye, abanyarwanda bagahekurwa, nabo bazashyikirizwa ubutabera. Ariko hagati aho ngaho u Rwanda nitwe tuzarubohoza, ninjye nawe bafite umutima, n'uriya n'undi n'uri uri hariya, n'abadamu b'intwari. Ntabwo narangiza ntavuze Victoire Ingabire uharanira ibi ngibi turi kuvuga aka kanya. Kudufatana urunana rero twubake igihugu cyacu. Tugaye uwo wese w'inda mbi, tugaye uwo wese umena amaraso kandi abiza bishaka, tugaye uwo wese w'umunyarwanda wirengagiza kuba ari umubyeyi akambara ibishako bya se cyangwa ibya nyina, akajya gukomeza kwicisha abandi banyarwanda abizi neza ko ntacyo tuzavamo, ntacyo bazavamo. Rero nagira ngo mpamagare ababyeyi bagenzi banjye, ndavuga ababyeyi, nitwe turema, nitwe tuzi kurema uko bisa, nitwe tubyara, nitwe dufasha Imana kurera. Duhaguruke turirire Imana, kuko nta mubyeyi wahagurutse ngo atakambira Imana yo mu ijuru, atanga isengesho ryo gutsinda icyago, ariko atange n'amaboko ye, kuko urugamba rumwe abagore byanga byakunda ruratsinda. Rero duharanire kwaho kandi neza mu gihugu cyiza, tugiharanire tuzataha u Rwanda
ntabwo byoroshye ariko ejo bundi tuzatsinda. Baradukuraho ibibondo ariko dufite abana bari inyuma. abatabazi turabafite abatabazi turabafite, incungu turazifite, ibyo bakora byose incungu turazifite, uko byamera kose incungu turazifite. Twizere rero ko ejo bundi tuzarutaha, ariko hamwe no gufatanya dushyize hamwe, uko imiti ikora ikoranye. Ijoro ryiza rero, insezero bari mu gikari. Umuntu yavuga agahogora, ariko ababyeyi bafite umutima azi kubyara icyo ari cyo bababaye, bahaguruke tuze twamagana amabi n'ingoma y'amabi y'agatsiko, twongere duheke tubyare, twongere tuvugirize impundu abana bacu. Murakoze. urakoze cyane Elimine, urakoze cyane Emery. Ni ukuri ibyo mwavuze ntabwo bisanzwe, twafata amasaha n'amasaha, ariko buriya tuzafata ikindi gihe twongere tugutumire, kuko ibintu uvuga biradukora ku mutima. Ntabwo ari njyewe njyenyine, n'abandi bazabikubwira. Dukeneye abanyarwanda bitanga, dukeneye abanyarwanda biyibagirwa, dukeneye abanyarwanda bibuka abandi, dukeneye abanyarwanda bashaka igisubizo. Ibibazo byabaye insobe, mwumvise Gacaca, abantu yaciriye imanza, kugeza uyu munsi ntabwo turabona igisubizo. Ndetse abandi, intambara muri Kongo, abamburwa amasambu, abicwa n'inzara, ntabwo turabona igisubizo. Uyu munsi minisitiri wakagombye gushaka ubumwe bw'abanyarwanda yirirwa afite umugabo birirwa bagendana uvuga ko abahutu bose ngo ari interahamwe, ko bakoze jenoside. Urumva nta gisubizo atanze. N'uyu munsi ndababajije ntimutange rekomandasiyo, ntazo tubonye. Ariko turatekereza ko hari abandi bagabo bameze nka Emery, hari abandi badamu bameze nka Elimine, bafite ibitekerezo bikomeye bazaza kudufasha kugira ngo tubone umuti nyawo. Niyo mpamvu habayeho RBB, niyo mpamvu twafashe umwanya kugira ngo muze dusangire ijambo, muze dushake igisubizo. Ntabwo ari ukwibuka gusa ko kurira ngo birangirire aho, ahubwo ni ukwibuka kugira ngo turebe ukuntu ikibazo kirimo, insobe turimo twayirangiza. Ubwo rero umukuri ndabona Eliminari icyo ashaka kuvuga, ariko ngiye ndangirije aha. Ibiganiro nakagaruka, ndasaba kandi n'abandi banyarwanda bafite ubundi buhamya bameze nka Elimine, bafite ubundi buhamya bwubaka ku ibindi bitekerezo, kuzadukontakita kugira ngo tusangire ijambo. Elimine, ijambo rya nyuma. Nta jambo mvuga kuko ntacyo nakongera kubyo navuze. Nagira ngo mbaze umunyarwanda wakora iki kiganiro, n'uzagikurikira n'utazagikurikira ariko akaba afite umutimanama, ndamubaza ngo mu kiganza cyawe ufite iki kugira ngo ujye kuvuza kiriya gihugu? Wa muhutu we wabuze byose, ukaba none wabuze n'ingata yamenye ibyo wari ufite iki mu kiganza cyawe? Nicyo nagira ngo mubaze. Murakoze rero, ibiganiro nakagaruka. Ijoro ryiza.